ntumbaze ngo ingeso yaje ryari cyangwa se ngo nayikuye. Icyo nzi cyo nuko nisanze hafi y'ishyamba. Ishyamba ryari ririmo igihuru kinini cyane. Njye n'umugore utari uwanjye twari tumaze iminsi itari mike turebana neza cyane. Duhurira hafi aho duhujwe n'irari ry'umubiri. Bitwanga mu nda twisanga twakoze amabara. Ubwo turimo dukora ibyo dukora ngo tuzimye imibiri yacu twembi yakaga umuriro. Muri icyo gihuru twikanze umuntu, kandi kuko ntibyari ugukeka gusa, ahubwo kwari ukuri. Muri iryo shyamba, muri icyo gihuru, numvise umuntu asa n'uvuze, ariko mu by'ukuri ntiyagira ijambo avuga, ahubwo aba nk'uwikorozamo gake mu ijwi. Uyu munsi najye nibagirwa, yagize ati ako kanya na wa mugore twashidukiye hejuru bwangu nk'abarumwe n'inzoka. Nambara ipantaro yanjye vuba vuba na vuba, umugore nawe ashyiramo ingutiya vuba. Dutandukana tutanasezeranyeho kubera ubwoba n'igishyika twari dufite, twumva hari umuntu tubonye. Icyaje kumbangamira kurusha ibindi ntabwo ari uguca inyuma umugore wanjye, ahubwo icyankomereye ni ukubonwa n'umuntu njye ntigeze menya ngo menye nuko nzamwitwaraho, kuko ibyo nari nakoze iyo biramuka bimenyekanye numvaga urugo rwanjye rusenyutse. Uko iminsi yakomeje gushira, numvishe umutima wanjye udatuje. Nareba umugore wanjye marayika utaruzi na kimwe wanyizeraga nk'umutagatifu we ntiyari azi ikijya mbere. Nkumva isoni n'ikimwaro biranyishe, nyamara nkumva ntakwerura ngo mubwize ukuri ko namuhemukiye. Najyaga numva abagabo bagenzi banjye bavuga ngo buriya guca inyuma umugore wawe si icyaha erega, ahubwo icyaha ni ugutuma bimenya. Kumva yuko atari njye mugabo wa mbere cyangwa se wa kabiri uhemutse byatumaga nanjye numva nihagazeho, nkumva kuko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe. Iminsi yakomeje guhita yego, ariko sinigeze na rimwe ndekera gutekereza kuri rya jwi rya wa muntu wambonye mu gihuru nifunze umugore w'abandi. Nagerageje gukeka abaturanyi b'iryo shyamba nakoreyemo ayo mahano, ariko bikanga kuza pe, singire n'umwe mbasha kumenya. Igihe nticyahagaze, ariko iminsi yo nabonaga igenda gake. Kugira ngo umunsi uzarangira amasaha 24 ashire, numvaga byibuze bintwaye nk'igihe kingana n'ukwezi. Nageragaho nkiremamo icyizere, nkumva nzagera nkikuramo izo ntekerezo. Reka mbabwize ukuri, ntako ntagize, ariko no mu nzozi numvaga ryajwe rigira riti nkumva rimbangamiye mu matwi cyane. Ndibuka igitondo kimwe nari nakerewe kujya mu kazi, ndimo nca ibiti n'amabuye mutaza buri kimwe cyose kitambitse mu nzira. Nari ndimo nirukanka cyane ngo bisi itansiga mu gihe njye n'abandi bose dutonze umurongo dutegereje imodoka. Numva umuntu uri inyuma yanjye aravuze ngo reka mbabwize ukuri, nahise numva amaraso yanjye arekeye gutembera mu mubiri. Narahindukiye mpuzana uwo mugabo amaso, mfite urwikekwe rukomeye cyane. Ibitekerezo nk'igihumbi biza mu mutwe wanjye icyarimwe mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo uwo mugabo twararebanye, ariko sinagira icyo mubaza pe, naramwihoreye. Muri njyewe sinashoboraga kumenya niba ukoze ibyo ari we koko watubonye njye na wa mugore twihengetse mu gihuru, cyangwa se ari uwashakaga gutunganya umuhogo we nk'ibisanzwe. Kuko kuvuga ngo ni ibintu bikorwa na buri umwe wese, cyane cyane nk'iyo umuntu agiye kuvuga cyangwa se yumva yasaraye. Kugenda muri bisi imwe n'uwo mugabo byarananiye, ndasohoka njya gufata moto ngo ndebe nibura ko nakomeza narekeraho kwikeka amababa. Icyumweru kirangiye nasohokanye n'umuryango wanjye ngo tujye gusangira ibyo kurya bya saa sita, ndi kumwe n'umugore wanjye n'abana. Mu nzira turimo tugenda n'amaguru, dore yuko resitora twari tugiye kuriramo itari kure cyane y'aho dutuye, nahuye n'umugabo angeze iruhande neza neza, tugiye kubisikana. Asubira muri rya jwi ngo mu by'ukuri uretse Imana yangiriye akabanga, habuze gato ngo igihumure. Narahindukiye nkomeza kureba uwo mugabo kugeza arenze. Umugore wanjye abonye bitari bidasanzwe, ambaza impamvu ndi kwitegereza uwo mugabo cyane nkaho hari aho muzi. Naramwihoreye nyine kuko ibyo yambazaga nabyo numvaga ntabyumva pe, ubwonko bwanjye bwari buri ahandi. Mw'abantu mwe, natangiye guta ibiro nkagendana nasinzire ntekereza kuri iryo jwi. Natangiye guhungabana mu mutima no mu mutwe, kugeza nubwo bitangira kugaragara inyuma ko mfite ikibazo. Kubwiza umugore wanjye ukuri numvaga ari ikigeragezo, gukomeza kubihisha kandi nabyo niryo jwi ryahoraga mu bitekerezo byanjye. Nabyo nkumva n'umusaraba. Mbese nabuze amahitamo, numva mbuze icyo gukora kandi ndi umuntu w'umugabo. Buri uko mpuye na wa mugabo akongera ngo ntiyashoboraga kunyegera ngo tuganire byibuze menye neza niba ari we wambonye, tugire uko tubivuga naho turangiza ikibazo. Ahubwo yakomeje kundwaza umutima no kumbuza ibitotsi gusa. Ntangira kurindagira neza neza. Ubwo ku rundi ruhande kandi wa mugore nawe twakoranye ya mahano, niko nawe yari amerewe. Ubwo uwo mugabo yari arimo anzengereza, nawe niko byari bimeze. Uko yamugeragaho yaravugaga ngo nawe nanjye yangeraho agasubiramo iryo jwi akongera ngo mbese yagerageje kudutesha umutwe twembi mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka.
Kwezi kwa mbere kwarashize mbayeho nnyo, kwa kabiri kurarangira ari uko bimeze, ukwa gatatu biguma uko. Amaso yanjye yari yarahiye kubera kudasinzira, nsigaye meze nk'urara irondo cyangwa umunywi w'itabi. Buriya nta mutwaro uremera nk'ibanga. Nari narabura icyo kibazo umuti burundu, kandi koko numvaga kimvunnye mu buryo ntabasha gusobanura. Maze kugeraho numva noneho nagishoboye kubihisha, negereye umugore wanjye mubwiza ukuri, mubwira ko namuciye inyuma. Simvuze yuko byamworoheye kubyakira, ariko icyo nari nyine ntabwo ari imbabazi z'umugore wanjye, ahubwo ni ukuruhuka k'umutima uremerewe nari mfite. Umugore wanjye yansabye igihe kugira ngo abyakire, ariko icyo gisubizo cye nticyambangamiye kuko numvaga umutima wanjye wamaze kuruhuka, byibuze ngiye kujya nsinzira. Iryo joro nabimubwiyeho nararuhutse ku buryo ntabasha kubikubwira ngo byumve. Mbese ni nko kwa kundi ushobora kubona tuwarete wari ukubwe bikomeye cyane, ukumva uruhuye umubiri, niko nanjye umutima wanjye waruhutse. Nyuma yo gusaba umugore wanjye imbabazi, nahuye na wa mugabo nanone. Uzi icyo nakoze noneho? Mpuye na wa mugabo ninjye wamutanze, ndavuga nti mu gihe wowe yumvaga iryo jwi rinderanja ndetse rimbuza amahoro, yatunguwe no kumva ahubwo ari njye urivuze mbere, kandi noneho mbivuga nseka cyane, ubona nta kibazo mfite. Ikindi nakoze murakizi, nasabye mugenzi wanjye twakoranye ayo mahano ko nawe yakwegera umugabo we akamusaba imbabazi akabohoka. Undi nawe arankundira amusaba imbabazi kuko arabyumva. Ngubu umunsi twembi twatuye umutwaro intugu zacu zari zikoreye. Iryo jwi ntiryongeye kutubabaza, ndetse na wa mugabo nagezeho ndamubwira nti uzi n'ikindi, nushaka uzagera aho ngaho rwose uvuge, nushaka uzagenda ubibwira umugore wanjye uvuge ibyo wabonye, kuko nari nzi icyo nizeye. Nari nizeye yuko koko urashaka gushyira hanze, njye nari naramaze kugutanga hakiri kare. Umugabo amaze kubona yuko iryo jwi rye nta kintu rikintwara, yageze harabireka burundu. Inkuru yigisha nshuti zanjye, ndabizi yuko rimwe na rimwe hari ibanga bigoye kumena ku bw'uburemere bwaryo cyangwa se ingano y'ibyakwangirika rigiye hanze, ariko nta na rimwe uzigera ubona amahoro mu gihe ubitse iryo banga ry'umwijima. Ikintu cyonyine kizagutura umutwaro ni ukuganira n'uwo mufitanye ikibazo, cyane cyane ku bantu bashakanye. Ibanga rihishwe rimeze nk'ikinyoma kivuzwe. Mbese guhisha umuntu ikintu ni ubundi buryo bwo kubeshya. Imitima y'abantu muri iyi minsi yabaye ububiko bw'amabanga. Tuvugishije ukuri, igihe wabikiye iryo banga ribi wumva utageze aho unaniwe, uzakomeza kuvunika ku busa, kandi nyuma y'igihe bizashira bimenyekane kuko nta banga igihe kidahishura. Mwegera abo mwashakanye, abo mufitanye ibibazo, mubohora imitima yanyu. Ukuri kurababaza ariko ibanga ryo ririca.